Amahoro ya Kristo bavandimwe bana b'Imana, tugiye gukomeza ya gahunda yacu yo gusoma ijambo ry'Imana, muri kumwe nanjye Alphonsine Yankurije. Uyu munsi rero ni umunsi w'amashami, ni umunsi dutangiraho icyumweru cyo kuzirikana ububabare bwa Nyagasani Yezu, mureke mu gusoma ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, tuzirikane ububabare bwa Nyagasani Yezu. Turasoma ivanjiri ya Luka, turahera ku mutwe wa 22 umurongo wa 14, tugeze ku mutwe wa 23 ku murongo wa 56. Mbese turasoza umutwe wa 23 dusoma ibiyerekeranye n'ububabare bwa Nyagasani Yezu. Yezu ari mu Karisitiya. Igihe kigeze, ajya ku meza hamwe n'intumwa ze, maze arazibwira ati nifuje cyane gusangira namwe iyi Pasika ntarababara. Ndabibabwiye, ntabwo nzongera kuyirya itaruzurizwa mu ngoma y'Imana. Nuko yakira inkongoro ya divayi bamuhereje, ashimira Imana maze arababwira ati nimwakire musangire. Koko ndabibabwiye, sinzongera kunywa ukundi ku mbuto y'imizabibu kugeza igihe ingoma y'Imana izaba yaje. Hanyuma afata umugati ashimira Imana, arawumanyura, awubahereza avuga ati iki ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mubikora namwe bibe urwibutso rwanjye. Barangije kurya, n'inkongoro ayigenzereza atyo, avuga ati iyi ni inkongoro y'isezerano rishya, rishingiye ku maraso yanjye abamenewe. Nyamara ugiye kungambanira turiho turasangira. Koko umwana w'umuntu aragiye nk'uko byagenwe, ariko hagowe umuntu umutanze. Ubwo batangira kubazanya ugiye gukora ibyo uwo ari we. Nuko batangira kujya impaka ngo umukuru muri bo yaba nde. Arababwira ati abami batwara amahanga bayategeka uko bishakiye, n'abandi bayafiteho ubutegetsi bagakunda ko babita abagira neza. Kuri mwe rero si uko bimeze, ahubwo umukuru muri mwe nagenze nk'aho ari we muto, kandi umutware ahinduke umugaragu. Niko se, umukuru ni uwuhe? Uri ku meza cyangwa n'uhereza? Si uwo se uri ku meza? Jyewe rero ndi hagati yanyu nk'umuhereza. Mwebwe muri abankomeyeho mu bigeragezo nagize. Nanjye nabageneye ingoma nk'uko Data yayingeneye, kugira ngo muzarire kandi munywere ku meza yanjye mu ngoma yanjye, kandi muzicare ku ntebe z'ubutware, mucire imanza imiryango 12 ya Isiraheli. Nuko Yesu aravuga ati Simoni, Simoni, dore Sekibi yabasabye ngo abashungure nk'ingano, ariko nagusabiye kugira ngo ukwemera kwawe kudatezuka. Nawe rero numara kwisubiraho, uzakomeze abavandimwe bawe. Aramusubiza ati Mwigisha, niteguye kujyana nawe, badufunga cyangwa batwica. Ariko we aramubwira ati yewe Petero nkubwire, uyu munsi isake ntirubuke utaranyihakana 3 ngo ntunzi. Hanyuma arababwira ati igihe mbohereje nta gasaho k'ibiceri, nta mufuka, nta n'inkweto, ese hari icyo mwabuze? Baramusubiza bati ntacyo. Arababwira ati ubu noneho ufite agasaho k'ibiceri nakajyane, n'ufite umufuka abigenza atyo, n'udafite inkota agurisha igishura cye maze ayigure. Koko ndabibabwiye, ni ngombwa ko ibyanditswe binyuzurizwaho ngo yabariwe mu bagome. Koko rero ibinyerekeyeho bigiye kurangira. Baramubwira bati Mwigisha, dore hano hari inkota 2. Arabasubiza ati birahagije. Arasohoka ajya ku musozi w'imizeti nk'uko yari asanzwe abigenza, n'abigishwa baramukurikira. Amaze kuhagera, arababwira ati nimwambaze kugira ngo mutagwa mu bishuko. Nuko arabitarura ajya ahareshya n'aho umuntu yatera ibuye, arapfukama, asenga agira ati dawe, ubishatse wakwigizayo iyi nkongoro. Ariko ntibibe uko nshaka,
ahubwo biba uko ushaka. Nuko umumarayika wo mu ijuru aramubonekera, aramukomeza. Asambishwa n'agahinda, nyamara arushaho gusenga, abira ibyuya by'amaraso byatonyangiraga hasi. Amaze kwambaza arahaguruka, asanga abigishwa be basinzirijwe n'agahinda. Arababwira ati koko mwasinziriye? Nimuhaguruke maze mwambaze kugira ngo mutagwa mu bishuko. Akivuga ibyo, hatunguka igitero cy'abantu babanjirijwe n'uwitwa Yuda, umwe mu ba 12. Yegera Yesu kugira ngo amuhobere. Yesu aramubwira ati Yuda, ni koko utanze umwana w'umuntu umusoma? Abari bakikije Yesu babonye ibigiye kuba, baramubwira bati mwigisha, turwanishe inkota se? Nuko umwe muri bo ayikubita umugaragu w'umuherezabitambo mukuru, amuca ugutwi kw'iburyo. Ariko Yesu arababwira ati nimusigeho. Aherako amukora ku gutwi, aramukiza. Hanyuma Yesu abwira abari bamuteye, ari bo batware b'abaherezabitambo n'abakuru b'abarinzi b'ingoro n'abakuru b'umuryango, ati mwanteye mufite inkota n'ibibando nk'aho ndi igisambo. Nyamara buri munsi nari kumwe namwe mu ngoro, ntimwagira icyo munkoraho. Ariko ubu ni igihe cyanyu cyo kwisunga umwijima. Yesu bamufata ubwo, baramujyana bamwinjiza mu nzu y'umuherezabitambo mukuru. Naho Petero abakurikirira kure. Bari bacanye umuriro mu gikari, barawukikiza barota. Petero nawe akaba yari yicaranye nabo. Nuko umuja amubonye yicaye ku ikome, aramwitegereza, maze aravuga ati n'uyu yari kumwe nawe. Ariko Petero ahakana avuga ati wa mugore we, uwo muntu ntabwo muzi. Hashize akanya undi amubonye, ati nawe uri umwe muri bo. Petero ati wa mugabo we, ntabwo ndi uwo muri bo. Hashize nk'isaha, undi yemeza akomeje ati ni ukuri, n'uyu yari kumwe nawe, ndetse ni umunyagalileya. Petero ati wa mugabo we, sinzi ibyo uvuga. Muri ako kanya akivuga ibyo, isake irabika. Nuko Nyagasani arakebuka, yitegereza Petero, maze Petero yibuka rya jambo Nyagasani yari yamubwiye, ati uyu munsi isake itarabika uraba wanyihakanye 3. Nuko Petero arasohoka, arirana ishavu. Ubwo abantu barindaga Yesu bamujyaho baramushinyagurira, bakanamukubita. Bari bamupfutse mu maso, nuko bakamubaza bati ngaho upfura, ninde ugukubise? Maze bamuhunda n'ibindi bitutsi byinshi. Bumaze gucya, inama y'abakuru b'umuryango n'abatware b'abaherezabitambo n'abigishamategeko iraterana, maze bahamagaza Yesu mu rukiko rwabo. Baravuga bati niba uri Kristo bitubwire. Arabasubiza ati nimbibabwira ntimubyemera, kandi nimbabaza ntimunsubiza. Ariko guhera ubu, umwana w'umuntu agiye kwicara iburyo bw'Imana nyir'ububasha. Nuko bose baravuga bati rero uri umwana w'Imana? Arabasubiza ati murabyivugiye ndi we. Batera hejuru bati abagabo bandi n'abiki? Ubwacu turamwiyumviye. Hanyuma ikoraniro ryose rirahaguruka, bamujyana kwa Pilato. Batangira kumurega bavuga bati twasanze uyu mugabo agandisha igihugu cyacu, akabuza gutanga umusoro wa Kayizari kandi akiyita Kristo umwami. Pilato aramubaza ati koko uri umwami w'Abayahudi? Aramusubiza ati urabyivugiye. Pilato abwira abatware b'abaherezabitambo na rubanda ati nta cyaha nsanganye uyu muntu cyatuma ahanwa. Bo rero bahatiriza bavuga batagomesha abantu, ari nako yigisha muri Yudeya yose, yatangiriye mu Galileya none ageze ino. Pilato abyumvise, abaza niba uwo muntu ari umunyagalileya. Amaze kumenya yuko atwarwa na Herodi, amwoherereza Herodi wari i Yerusalemu muri iyo minsi. Herode abonye Yesu arishima cyane kuko yahoraga yifuza kumubona kubera ibyo yamwumvagaho, ndetse yizeraga kumubona akora igitangaza. Amubaza ibibazo byinshi, ariko Yesu ntiyagira icyo amusubiza. Abatware b'abaherezabitambo n'abigishamategeko bari aho bamurega byinshi. Nuko Herodi afatanije n'abasirikare be aramushinyagurira cyane, amuhindura urw'amenyo,
hanyuma amwambika umwenda urabagirana, amusubiza atyo kwa Pilato. Herode na Pilato bahera ubwo baruzura, kandi imbere hose baziranaga. Nuko Pilato akoranya abatware b'abaherezabitambo, abakuru b'umuryango na rubanda, arababwira ati mwanzaniye umuntu muvuga ko agandisha rubanda. Namubarije imbere yanyu, sinagira icyaha musangana mu byo mumurega. Na Herodi ni uko, dore nguyu yamutugaruriye. Uyu muntu ntacyo yakoze gikwiye kumwicisha. Rero ndamuhana, ubundi mureke agende. Ariko bo basakuriza icyarimwe, bati uwo nguwo napfe, uturekurire Barabasi. Barabasi uwo akaba yari afungiye imidugararo yadutse mu mujyi no kuba yarishe umuntu. Nuko Pilato wifuzaga kurekura Yezu, yongera kubabwira kwa kundi. Ariko barushaho gusakuza bati mubambe, mubambe ku musaraba. Pilato yongera kubabwira ubwa gatatu, ati ikibi uyu muntu yakoze ni ikihe? Ntacyo namusanganye gikwiye kumwicisha. Rero ndamuhana, ubundi mureke agende. Ariko bo barushaho gusakabaka, bamusaba ngo abambwe, maze urusaku rwabo rurushaho kwiyongera. Nuko Pilato yemeza ko icyo bashegeye gikorwa. Abarekurira uwo basabaga, wari warafungiwe guteza imidugararo no kwica umuntu, naho Yezu aramubagabiza. Igihe bamushoreye, baza gufatirana uwitwa Simoni w'i Sireni wiviraga mu mirima ye, bamuhekesha umusaraba, agenda inyuma ya Yezu awumutwaje. Yezu yari akurikiwe n'imbaga nyamwinshi y'abantu, barimo abagore baborogaga bamuririra. Bigeze aho Yezu arabakebuka, maze arababwira ati bakobwa b'i Yeruzalemu, mwindirira ahubwo nimwiririre mwe n'abana banyu. Dore hagiye kuza igihe bazavuga bati hahirwa ingumba n'inda zitabyaye n'amabere atompeje. Icyo gihe bazinginga imisozi ngo nimuturindukireho, n'utununga ngo nimudutwikire. None se niba bagiriye batya igiti kibisi, icyumye bazakigenzereza bate? Bari bashoreye n'abandi babiri b'abagiranabi, bagira ngo babicire hamwe nawe. Nuko bageze ahantu hitwa ku Kibihanga, barahamubamba hamwe n'aba bagiranabi, umwe iburyo undi ibumoso. Nuko Yezu yambaza avuga ati dawe bababarire kuko batazi icyo bakora. Hanyuma bigabanya imyambaro ye, bayikoreraho ubufindo. Rubanda baguma aho bamurebera, abatware bo bakamunnyega bavuga bati yakijije abandi, ngaho nawe niyikize, niba ari Kristo intore y'Imana. Abasirikare nabo bakamukwena, maze baramwegera bamuhereza divayi irura, bavuga bati niba uri umwami w'Abayahudi, ngaho ikize ubwawe. Hejuru ye hari handitse itangazo ngo uyu ni umwami w'Abayahudi. Umwe mu bagiranabi bari babambanywe nawe yaramutukaga, avuga ati harya si wowe Kristo? Ngaho ikize ubwawe natwe dukize. Ariko mugenzi we amucyaha avuga ati mbese ntutinya Imana, we waciriwe rumwe nawe? Twebwe turazira ukuri, turaryozwa ibibi twakoze, naho we nta kibi yakoze. Arongera ati Yezu uranyibuke igihe uzazira kwima ingoma yawe. Yezu niko kumusubiza ati ndakubwira ukuri, uyu munsi uraba uri kumwe nanjye mu ihirwe ry'Imana. Hari nko ku isaha ya 6, maze ku isi yose hacura umwijima, izuba rirazima, bigeza ku isaha ya 9. Umubambiko wo mu ngoro utanyukamo kabiri. Nuko Yezu arangurura ijwi ati dawe kiza ubuzima bwanjye mu maboko yawe. Amaze kuvuga atyo araca. Umutware w'abasirikare abonye ibyo bibaye, asingiza Imana avuga ati ko kuriya muntu yari intungane. Abantu bose bari bahururiye kureba ibyabaye, babonye ibimaze kuba, bikubura bataha bikubita ku gituza. Abamenyi ba Yezu bose bari bahagaze ahitaruye, hamwe na ba bagore bari baturutse mu Galileya bamuherekeje, bakomeza kubyitegereza. Nuko hagoboka umugabo witwa Yozefu, umwe mu bagize inama nkuru, akaba umuntu w'imico myiza kandi w'intungane,
We ntiyari yemeye imigambi mibi ya bagenzi be n'ibyo bari barakoze. Yakomokaga ahitwa Arimatiya, umujyi wo muri Yudeya, kandi akaba yari ategereje kubona ingoma y'Imana. Nuko asanga Pilato, amusaba umurambo wa Yesu. Awumanura ku musaraba, awuzingiraho umwenda, maze awushyingura mu mva yari yacukuwe mu rutare, itigeze igira uyihambwamo. Wari umunsi w'umwiteguro wabanzirizaga isabato. Abagore bari bavanye na Yesu mu Galileya bakurikira Yozefu, bitegereza imva n'ukuntu bari bashyizemo umurambo we. Nuko barataha, bajya gutegura imibavu n'ibindi bihumura. Maze ku isabato bararuhuka nk'uko byari bitegetswe. Yesu ugira umutima utuza kandi woroshya. Imitima yacu igire nk'uwawe. Yesu ugira umutima utuza kandi woroshya. Imitima yacu igire nk'uwawe. Yesu ugira umutima utuza kandi woroshya. Imitima yacu igire nk'uwawe. Igihe Yesu yitanze adupfira i Karuvariyo, wari umuri iruhande, wabonye yenda kwitanga. Yesu wari umwana wawe, yari n'Imana yawe. Washakaga ko azakira, maze kuko wadukunze, wemera ko adupfira. N'ibyaha byacu yazize, nitwe twese yapfiriye, ngo abone kudukiza. Ninde utagira ishavu, yibutse nyina wa Yesu, uririra umwana we. Ayo mahwa akarishye, batamirije umwana we, yayumvaga muriho. Bakibamba Yesu Kristu, bamushingamo imigera. Mariya arikanga, Mariya arashiguka, umusaraba wa Yesu witikuye mu rwobo. Yababaye yumva Yesu amuraga abantu bose, ngo babingurane ye. Yabonye umwana w'Imana, rubanda bamwanga bose, bamushinyagurira. Wababajwe nuko Yesu bamuhinduye ruvumwa, atagira umuhoza. Mubyeyi ufite intimba, unyumvishe uko wababaye, igihe Yesu apfuye.
dutoze gukunda Yezu, twibuke ibyamubabaje, duhimbaze kubabe, twese igihe tuzapfira uzamuduhakirweho, yoye kuzadutsinda. Nimbona amakuba munsi, umpe kuyemera rwose, ab'ikiru cy'ibyaha. Nawe Yezu mwami wacu, girira umubyeyi wawe, umva abo wapfiriye, uduhe kukuyoboka, tuzabone kuza iwawe. Mariya dusohoze, mubyeyi ugira ibambe, ry'utwibutsa iminsi yose ibyababaje Yezu. Bikira Mariya utasama mu cyaha, urajya udusabira twese abaguhungiraho. Bikira Mariya utasama mu cyaha, urajya udusabira twese abaguhungiraho. Bikira Mariya utasama mu cyaha, urajya udusabira twese abaguhungiraho.